Reka nongere mbasuze kandi nkuko nakomeje mbibabwira kuva kare, turacyari kuri ya nkuru ya Kazungu mu ifungwa n'ifungurwa yaburanye, ndetse nubwo yashatse kuzanamo ibindi byari amarira menshi. Abo yiciye bari bahari, hari umumama ufite agahinda keshi, umumama wa muhungu yiciye yari ahari, ariko Kazungu kumureba wabonaga ntacyo yishinja, nta nubwo bafite. Umugome uteye ubwoba cyane, umugome mubi cyane. Batangiye bamusomera ibyaha byose aregwa, byose nta na kimwe yigeze ahakana. Mu bigaragara yabaye nk'ugaragara ko atagoranye, atigeze agora inzego, kubera ko ibyo bamubazaga byose yabyemeye kandi avuga ko yiteguye kuvuga ukuri. Ndetse ikindi yageretseho, yasabye ko urubanza rwabera mu muhezo, ngo kubera ko adashaka ko hari n'abandi yakigisha ubugome yaba yarakoze. Ariko birangira ubucamanza ubushinjacyaha bumusabiye ko yazaburanishirizwa mu ruhame. Ibyo rero, ibyo ni ibindi tuzagarukaho ubutaha byagiye bihavugirwa, ariko icyagaragaye uno munsi n'uburyo yitwaye imbere y'ubutabera, ntago yigeze agorana, ariko bigaragara ku maso ko ari umugome ukomeye cyane. Ubwo bamwinjizaga ahari bubera urubanza mu rukiko, ni umuntu winjiye aseka rwose, ubona ko afiringa ibyo yakoze n'ubugome bwinshi cyane. Rero uko bizagenda bigenda, tuzagenda tubagezaho uko urubanza ruzagenda. Harabura iminsi 2 ngo urubanza rube, ariko arabafunzwe, ibindi azagenda aburana mu mizi afunze. Niko baje kubyanzura, kuko banamubajije n'icyo abivugaho, kuko abashinjacyaha bamusabiye kuba yabafunze. Ariko uburyo ki yabivuzemo, bamubajije uko abyumva, yabasubije mu gasuzuguro kenshi, abwira umucamanza ati, nyakubahwa mucamanza, umupira urawubona kandi umupira ngugushyize mu biganza, ati niho uzahitamo ko umupira uzakinwa cyangwa se uko bizagenda. Icyo mugena cyose ni mwebwe mukizi. Ati nufata umupira ukagucika ni kazi kanyu. Niko yabwiye ubutabera. Rero byaje kurangira hajemo ifunga, kuba kurikiranwa afunzwe kugira ngo bitabangamira iperereza ndetse n'ibindi bakigenza, kugira ngo abashe gutanga ubutabera. Rero nk'abanyarwanda twese dukwiye gutegereza ikizava mu rubanza, turebe koko igihano bazaha uyu mugabo, kuko ni umugabo ufite ubwicanyi bw'indengakamere, ubwicanyi bukomeye cyane, ubwicanyi bugaragaye mu mateka y'u Rwanda, bukomeye, kwica abantu 12. N'ubwa mbere twumvise muri iki gihugu cy'u Rwanda umuntu wishe abantu 12 ari umwe, mu mugambi yateguye akanoza. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko turizera leta y'u Rwanda, leta itanga ubutabera, leta y'amahoro, leta ya demokarasi, ko izaduha ubutabera, aba bantu babuze ababo bagahabwa ubutabera mu buryo bukwiriye. Mukomeze rero mudukurikirane kuri Gubwa Neza TV, turagenda tubagezaho amakuru agiye akurikiraho ajyanye n'uru rubanza. Tuzakomeza kugenda tubakurikiranira. Mukomeze mukore subscribe kuri Gubwa Neza TV, kugira ngo mukomeze kubona aya makuru uko bwije uko bukeye, atazigera bacika. Rero ni ibintu byasakaye ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye. Natwe byari ngombwa ko tubibagezaho nk'uko twabibasezeranije. Tuzakomeza tubakurikiranire ibijyanye n'iby'uru rubanza rwa Kazungu wagaragaje ubugome bw'indengakamere. Nta munyarwanda utavuga ko Kazungu ari umugome bitewe n'ibyabaye. Urebye agahinda k'umubyeyi wari uri hariya aririra umwana we, buri wese niko nawe yabigenza abonye uwamwiciye. Rero sinzi uko bizagenda, sinzi uko bazaca urubanza, kuko hari abantu bamwe na bamwe bagiye bavuga ngo iyaba byashobokaga igihano cy'urupfu kikasubizwaho, Kazungu yakabaye yica.
bakamurasira byibura nko muri stade ahantu hagaragara hari imbaga nyamwinshi abantu bakarebera, ariko siko bimeze. Reka dutegereze turebe ibiri bukurikireho. Mukomeze gukurikirana Gubwa Neza TV, nakagaruka tukomeza gufata mu mugongo ababuze ababo, tubasabira guhabwa ubutabera buciye mu mucyo. Murakoze.